Muraho neza nshuti bavandimwe, dukomeje kwigana ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ejo twatangiye icyigisho cyatubwiraga ngo gusobanukirwa igitambo, aho twabonye ku ngingo yo kuwa mbere ahantu hatubwiraga ibitambo bitagira umumaro, aho Uwiteka yaje kugaya ibitambo by'Abisirayeli ariko aza gushima bimwe mu bitambo harimo icya Abeli, ndetse hari n'ibindi twagiye tubonamo. Rero reka ngushimire ko ukomeje kubana natwe kuri uyu muyoboro. Imana iguha umugisha. Uyu munsi rero tugarutse n'ingingo yo kuwa kabiri kuwa gatanu Gicurasi, ingingo itubwira ngo amaraso y'ihene n'amapfizi y'intama. Amaraso y'ihene n'amapfizi y'intama. Tugiye kwifashisha isomo dusanga mu Baheburayo igice cya 10 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku wa 10. Mbere yuko turisoma ariko hano haranditse ngo bamwe bagiye banenga ibitekerezo cy'igitambo uko cyakabaye, bavuga ko ari igikorwa cy'ubugome nta mpuhwe zirangwamo, kandi mu buryo bumwe kirimo akarengane. Nyamara kandi ubwo nibwo busobanuro nyabwo bw'igitambo. Urupfu rwa Yesu rwakoranywe ubugome, nta mpuhwe na nke yagiriwe, kandi harimo akarengane kenshi. Umuziranenge upfira abanyabyaha, icyo nicyo cyasabwe ngo hakemurwe ikibazo cy'icyaha, kandi urupfu rwa Kristo rwari rukubiyemo ibyo byose bibi: ubugome bukabije, imvugo mbi n'akarengane, ari byo ibitambo byerekezagaho. Aya magambo ndizera ko yumvikana cyane. Abantu benshi bajya bibaza ku gitambo, uburyo umuntu yazanaga itungo akaryica rireba, bakibwira ko ari ubugome abatambyi bakoraga. Ariko aha ngaha umwanditsi ahishuye neza ko ariko igitambo cyagombaga gukorwa, kuko uwo byacuriraga n'ubundi yishwe cyangwa se yakorewe nk'ibyo ibyo bitambo byakorerwaga. Kristo yafashwe nk'umugome, yicwa nk'umuhemu, bituma akarengane yagiriwe ariko kashushanyaga izo nyamaswa zose zapfaga mu cyimbo cye. Kristo rero murumva ko niwe gitambo kizima, kandi hahirwa abamwizera kuko vuba bidatinze agiye kugaruka. Mu Baheburayo igice cya 10 uhereye ku murongo wa 3 tugiye gusoma tugeze ku murongo wa 10. Turasoma twihuta. Haranditse ngo ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko mwaka utashye. Bahoraga bibutswa n'ibyo bitambo bakibuka ibyaha byabo. Erega ntibishoboka ko amaraso y'abapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Uyu ni Pawulo wanditse atya, aravuga ngo amapfizi y'ihene cyangwa se n'ay'intama, yewe n'amaraso, ayo ntiyakuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mera ko ndavuga ni dore ndaje mana. Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Aya ni amagambo Kristo ubwe yivugiye, ahamya ko Uwiteka atigeze yishimira na rimwe ibitambo byokeje cyangwa se iby'abapfizi, ahubwo ko Imana y'ubwayo yashimye umubiri wa Kristo kugira ngo ari wo bibera igitambo, kandi igitambo cy'ibyaha cyakuweho burundu bitewe n'uko igitambo cya Kristo cyari cyemewe n'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Umurongo wa 8, amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha niwo bishatse kandi niwo byishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse, ahera karavuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko
umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ringana iki? Iteka ryose. Umubiri wa Kristo wabaye igitambo cy'abanyabyaha, utambwa rimwe gusa, wezaho ibyaha byose umunyabyaha yari yarakoze. Bityo rero tubarwaho gukiranuka kw'Imana tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu, kuko amaraso ya Yesu niyo yogesha ibyaha byacu. Abana b'Imana n'izindi nyamaswa, abana b'intama n'izindi nyamaswa byatambwaga, byari ibimenyetso byaganishaga ku gitambo cy'umwana w'intama w'Imana wari kuzapfa. Byari ibikorwa rero byo kwizera biha umunyabyaha uburyo bufatika bwo kugaragaza kwizera afite mu gikorwa cya Mesiya wari kuzaza. Akenshi dukunze kuvuga ibyo bimenyetso ko ari ibishushanyo byasohoreye mu cyo byashushanyaga, cyangwa kuboneka kw'ikintu cyangwa ibyari kuzaza byasohoye. Bamwe ndetse basobanuye ko ibitambo nk'ubuhanuzi buto bw'urupfu rwa Kristo ku musaraba. Urumva ko bagiye babitangaho amagambo menshi asobanura icyo gitambo. Nyamara imihango yajyanaga n'ibitambo twayigereranya nko kwishyura amafaranga y'urugendo. Igihe uguze itike y'igare ry'umwotsi cyangwa iya bisi cyangwa iy'indege, ntabwo uhita utangira urugendo wishyuriye ako kanya, ahubwo uhabwa tike cyangwa urwandiko rw'inzira, ikimenyetso cyangwa isezerano ry'urugendo uzagira mu gihe kiri imbere. Ushobora kwicarana iyo tike cyangwa urwo rwandiko rw'inzira igihe cyose ushaka, ariko ntibishobora kugira aho bikugeza. Nyamara igihe umaze kwicara muri bisi cyangwa mu ndege utangiye urugendo, uba umaze guhabwa icyo wishyuriye. Ya tike cyangwa urwandiko rw'inzira ntacyo biba bikikumariye. Iyo umaze guhabwa icyo washakaga, ibyabiguhesheje ntacyo biba bikigize gute? Bikikumariye. Uko rero niko bimeze no ku nyamaswa zatambwagaho ibitambo. Zabaga zifite uruhare runini mu murimo w'ubutambyi, ariko igihe igitambo nyirizina cyari kimaze gutambwa ari Yesu Kristo, za nyamaswa ntacyo zari zikitumariye, nta kamaro zari zifite na gato. Icyo rero ibyo byose byacureraga cyasohoye igihe umwenda ukingiriza ahera n'ahera cyane mu buturo bwera bwo ku isi watabwagamo kabiri. Icyo gihe iby'ibitambo byari birangiye, bishojwe n'urupfu rwa Yesu Kristo. Umwenda ukingiriza ahera cyane w'urusengero utabukamo kabiri, uhereye hejuru ukagera ku isi. Aya ni amagambo ari muri Matayo 15 ku murongo wa 38. Ibyari bigize rero gahunda y'ibitambo yose, urusengero n'ibindi byose byerekezaga ku rupfu rwa Kristo ku musaraba. Igihe Yesu yasohozaga rero isezerano rye ryo ku musaraba, hanyuma akazuka anesheje urupfu, ibyamushushanyaga ntabwo byari bigikenewe. Rero nshuti muvandimwe, ibyashushanyaga Kristo byose byarangiriye ku musaraba. Ikimenyetso kimwe simusiga ni uko umwenda ukingiriza ahera h'urusengero cyangwa se ahera cyane ndetse n'ahera watabutsemo kabiri, uhereye hejuru ugera hasi. Nuko byari bisobanuye ko umutambyi abonetse, kandi ni umutambyi w'iteka ryose, kandi ni umutambyi buri wese yakwigererayo akamubwira ibye. Ni umutambyi utumvira abantu gusa. Uwo nta wundi yari Yesu Kristo. Nuko rero ibitambo byatambirwaga aho ngaho ntacyo byari bikimaze na gito, kuko inyandiko ihamya ko igihe umutambyi yari agiye gusogota intama, umwenda ugatabukamo kabiri, iyo ntama yaramucitse irigendera. Bityo nuko nyiri igitambo yaramajije kubambwa ku musaraba, kandi amajije gupfa, urupfu rwe rutubera icyungo kitwunga n'Imana. Nukuri izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Rero amaraso y'intama mu by'ukuri ntacyo yari akitumariye, kuko ntiyozagaho ibyaha by'umunyabyaha ngo bishireho burundu, ariko Kristo nk'igitambo kizima yogeje ibyaha byacu, kandi amaraso y'igiciro cyinshi niyo atwuhagirisha. Gukiranuka tubarwaho tugukura muri ayo maraso. Erega umuririmbyi we yaravuze ngo hari imbaraga mu maraso,
hari imbaraga mu maraso. Izo mbaraga nizo dukeneye kugira ngo twitwe abana b'Imana. Izo mbaraga rero ayo maraso yaduhesheje, reka tuyiringire, twizere igitambo kizima Kristo yatanze, kandi icyo gitambo vuba bidatinze agiye kugaruka. Ntabwo azaba agarutse nk'uko yaje bwa mbere, azaba aje gucyura intore ze. Ni njye nawe rero, ese umwiteguro dufite urahamanya n'icyo Mwuka Wera dushakaho? Ese imibereho yacu yaba yaramaze kwezwa koko ku buryo tutakibarwaho ibyaha? Reka buri muntu wese yisuzume mu mutima we kandi yinire, arebe ko agihagaze mu byo yizera. Nuko rero nshuti mukundwa, amapfizi, amaraso y'ihene ndetse n'ay'intama ntacyo yarakimaze. Amapfizi y'intama ntacyo yarakimaze, kuko igitambo cya Kristo cyonyine cyari gihagije ngo cyezeho umunyabyaha ibyaha bye byose. Kandi akimara kuvuga ati nimanikwa hejuru y'isi nzirereza abari mu isi bose, yaraduhaye ikimenyetso cy'uko ibyaha byacu tuzabibabarirwa. Bityo rero umusaraba watubabariye ibyaha, umusaraba utwunga n'Imana. Umusaraba ni icyo kintu cyonyine rukumbi gifite agaciro mu mibereho yacu. Nshuti muvandimwe, reka ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data bibane nawe, kandi turagushimira ko ukomeje kujya udutega amatwi muri ibi byigisho. Reka bizaduhe guhinduka, kandi ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data bikomeze kubana natwe. Maze rero ubwo amapfizi y'ihene, amapfizi y'intama, amaraso y'ayo matungo ubwo ntacyo kitumariye, reka twizere igitambo cya Kristo, kandi ni igitambo kizahora iteka ryose. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Ngaho rero amahoro y'Imana abane nawe, kandi gushaka kwawe kuzurire muri yo, nibyo tugusabye kandi tubisabye Imana Data. Reka rero ufite igitekerezo watwunganira, wabyandika muri komenti hepfo, maze tugakomeza kujya tubana umunsi ku munsi. Wabishobora kandi ugakanda subscribe kugira ngo ibyigisho dushyiraho ujye ubibonera ku gihe. Reka amahoro y'Umwami Yesu akomeze kubana nawe, nibyo dusabye Imana, kandi twinginga ngo ibiduhere muri Yesu Kristo. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.